Reka twongere tugusuhuze wowe ukunda gukurikirana ibiganiro byacu. Uyu munsi tugiye kuganira kuri gahunda yo kwiga icyongereza ku barimu bose bo mu Rwanda. Ngira ngo REB imaze iminsi isaba abarimu benshi batandukanye kwiyandikisha mu kwiga icyongereza, ariko hari ibibazo byinshi bikunze kwibazwa. Tugiye kurebera hamwe uyu munsi, ese ni ryari umwarimu agomba kwiyandikisha? Ese ni umwarimu wese ugomba kwiyandikisha nk'uko babisabye? Icya kabiri, nyuma yo kwiyandikisha se hakurikiraho iki? Gatatu, batese ni ryari noneho umwarimu atangira kwiga icyongereza? Ibi tugiye kubirebera hamwe rero muri kino kiganiro. Icya mbere ni gahunda yo kwiga icyongereza ku barimu bose. Mu ncamake, gahunda y'abarimu bo mu Rwanda bagomba kwiga icyongereza muri gahunda ya Education First cyangwa se EF, uko iteganyijwe kugenda muri rusange ni iyi ngiyi ikurikira. Icya mbere, intambwe ya mbere nk'uko babisaba ni ukwiyandikisha cyangwa se registration. Abarimu babanza kwiyandikisha kuri EF cyangwa se English First, no, Education First, bakuzuza amakuru yabo yose akenewe nk'uko bayasaba muri sisiteme. Hanyuma icya kabiri, turarebera hamwe noneho kino kibazo ngo ese ni ryari umwarimu noneho agomba kwiyandikisha? Ese ni abarimu bose bagomba kwiyandikisha? Ese ninde ugomba kwiyandikisha kwiga icyongereza? Abarimu biyandikisha ni abarimu bahawe mesaje yoherezwa na REB ibasaba kwiyandikisha, ikubiyemo na linki banyuraho biyandikisha. Ni ukuvuga ntabwo ari umwarimu wese wiyandikisha mu kwiga icyongereza, ahubwo ni umwarimu cyangwa se ni abarimu bahawe SMS cyangwa se ubutumwa kuri telefone, bakabuhabwa na REB ibasaba kwiyandikisha, cyane ko ubwo butumwa buba burimo na linki bazanyuraho biyandikisha. Hanyuma gatatu, bakavuga ngo nyuma yo kwiyandikisha se hakurikiraho iki? Ese nyuma y'uko umwarimu amaze kwiyandikisha mu Cyongereza bigenda biti? Aha rero bavuga ko nyuma yo kwiyandikisha umwarimu ahabwa ubutumwa kuri email bumubwira ko igikorwa cyo kwiyandikisha cyagenze neza. Ni ukuvuga ngo iyo amaze kwiyandikisha ushyiramo ya myirondoro yawe yose muri sisiteme, sisiteme ihita iguhereza mesaje kuri email ikubwira ko kwiyandikisha byagenze neza. Ikindi kandi ngo umwarimu agomba gutegereza ko kwiyandikisha kwe byemezwa cyangwa se confirmation na EF cyangwa se Education First ku bufatanye na REB. Mu ncamake, iyo umaze kwiyandikisha uri umwarimu urategereza, ntabwo utangira kwiga ako kanya, kuko cyane ko uba utari wamenya n'ibyo uri bwige. Ni ukuvuga ngo iyo umaze kwiyandikisha urategereza, noneho bakazabanza bagasuzuma kwiyandikisha kwawe, imyirondoro yawe washyize muri sisiteme. Hanyuma iyo bamaze kubisuzuma barabyemeza. Iyo bamaze kubyemeza niho noneho bahita baguhereza ubundi butumwa bugaragaza noneho ko ushobora kuba watangira kwiga. Hanyuma kuri kane, ngo ni ryari umwarimu noneho atangira kwiga icyongereza? Se noneho ko wamaze kwiyandikisha ni ryari utangira kwiga? Aha rero turasanga igisubizo ari iki ngiki. Bati nyuma y'uko wiyandikisha muri EF isuzuma amakuru watanze ikabona kubyemeza cyangwa se confirmation. Mu ncamake, iyo bamaze kwiyandikisha iyi Education First hamwe na REB ngo basuzuma amakuru watanze ko ariyo, hanyuma bakabona kwemeza uko kwiyandikisha kwawe. Rero ngo iyo wemerewe cyangwa se iyo wemejwe, n'ubundi bakoherereza ubutumwa kuri telefone cyangwa kuri email bakumenyesha ko wemewe. Icyo gihe rero iyo bamaze kwemerwa, noneho utangira kwiga. Ariko mbere yo kwiga habanza kubaho gushyirwa mu matsinda cyangwa se grouping kw'abarimu. Ni ryari nabo bashyira mu matsinda? Buri gihe iyo abarimu bamaze gukora cyangwa se kwemezwa, bakora isuzuma hagamije kumenya urwego rw'icyongereza bariho. Ni ukuvuga ngo iyo bamaze kwiyandikisha ukemera, hanyuma bakanakwemeza, baguhereza cyangwa se baguha isuzuma. Buri wese abanza gukora test mbere y'uko atangira kwiga. Hanyuma iyo test niyo igaragaza urwego umwarimu ariho
ikanagaragaza noneho amasomo agomba kuziga. Ntabwo abarimu bose biga amasomo angana, ahubwo buri mwarimu yiga amasomo ajyanye n'urwego yari agezeho cyangwa se ariho mu kumenya icyongereza. Aha rero ngo abarimu bagabanywa mu matsinda bitewe n'urwego rw'icyongereza bafite cyangwa se classes. Buri tsinda rihabwa amasomo rigomba kwiga n'igihe cyo kwiga. Mu ncamake, iyo mwamaze gukora iyi test cyangwa se rino suzuma mukagaragaza urwego muriho, bahita bagenda babashyira mu classes bagendeye ku rwego muriho. Nuvuga ngo abari ku rwego runaka bakigana, abari ku rwego nabo bakigana, gutyo gutyo. Hanyuma kandi ngo buri tsinda rigahabwa igihe cyo kwigiraho. Nuvuga ngo muhabwa amasaha yo kwigaho, noneho mugatangira mukiga. Hanyuma aha tugiye kureba noneho uburyo mutangira amasomo cyangwa se start of classes. Noneho ese mu by'ukuri iyo mwamaze kwemerwa ko muziga, mwanahawe amatsinda, mwiga mute? Amasomo atangira online cyangwa se amasomo biga mu buryo bw'ikoranabuhanga cyangwa se kuri interineti. Abarimu bakoresha telefone zabo cyangwa se mudasobwa kugira ngo babashe kwiga. Hanyuma kandi tugiye kureba indi ngingo ivuga gukurikirana amasomo cyangwa se learning period. Amasomo akorwa cyangwa se yigwa mu byiciro cyangwa se mu buryo buri bwa module. Bivuga ngo amasomo aba ari mu byiciro. Tugiye kubirebera ahangaha. Icya mbere ni icyiciro cyo kuvuga speaking. Bivuga ngo ugomba kuba uzi kuvuga neza icyongereza cyangwa se speaking. Hanyuma kabiri, kumva, ariyo listening. Noneho tukabona ikindi cyiciro nanone cyo gusoma, ariyo reading. Hanyuma hakaza ikindi cyiciro nanone cya nyuma aricyo cyo kwandika, kandi kikaba cyitwa writing mu rurimi rw'icyongereza. Ni ukuvuga rero umwarimu agomba gukurikirana aya masomo, ariko muri buri cyiciro akabasha kukinyuramo. Yes. Hanyuma ikindi mugomba kumenya ni uko nyuma ya byose habaho isuzuma cyangwa se assessment. Nyuma yo kwiga izo module ugenda uhura n'amasuzuma kugira ngo barebe ko ibyo wize wabashije kubimenya. Nyuma rero y'amasomo, abarimu bakora ibizamini byo kureba urwego bagezeho, bakabona kujya ku rwego rwisumbuye. Ni ukuvuga hajyamo inzego zitandukanye. Iyo uvuye kuri level 1, level 2, level 3 kuzamuka, mbere y'uko urenga level ugenda uhura n'amasuzuma kugira ngo utsinde level wari uriho, hanyuma ubone kujya ku rwego rwisumbuye. Hanyuma hakaza icyemezo cyangwa se certificate. Iyi certificate ni icyemezo gihabwa noneho umwarimu wabashije gutsinda icyongereza cyangwa se wabashije kugera kuri level yifuzwa. Hanyuma hambaye nk'uwasobanura neza ngo abarangije neza amasomo bahabwa icyemezo cya EF cyangwa se Education First, cyerekana urwego rw'icyongereza bagezeho. Mu ncamake, iyi certificate bavuga hano niyo ishakwa, niyo ikenewe na REB, igaragaza ko uwo mwarimu noneho ari competent mu cyongereza cyangwa se ashoboye, azi neza icyongereza nk'ururimi rwigishwamo. Yes. Hanyuma hano hari icyitonderwa tugomba kwitaho cyane, ngo itariki nyayo yo gutangira amasomo akenshi itangazwa na EF cyangwa Rwanda Basic Education Board, REB, kandi buri wese wiyandikishije azabimenyeshwa ku butumwa, haba kuri telefone cyangwa kuri email. Ahangaha icyo turi kuvuga, ngira ngo muri iyi minsi ku mbuga nkoranyambaga hamaze iminsi hacicikana amalink yo kwiga icyongereza cyangwa se yo kwiyandikisha. Icyo mugomba kumenya ni iki ngiki: ntabwo ari abarimu bose biyandikisha, icyo maze mu cyumve, ahubwo abiyandikisha ni abarimu bahawe message na REB ibasaba kubikora, ibasaba kwiyandikisha. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ntabwo umwarimu wese wamaze kwiyandikisha agomba guhita atangira kwiga. Message yabo baguha kuri email umaze kwiyandikisha ivuga ko ngo ugomba gutegereza bakazabanza bakakwemeza, noneho bakemera ukwiyandikisha kwawe, bamaze gusuzuma imyirondoro yawe, noneho ngo bakazaguha message n'ubundi ikumenyesha ko noneho ugomba gutangira kwiga. Niba rero bariyandikishije, tegereza, wikomeza gushyuha mu mutwe ureba ngo nabonye link yo kwiyandikisha, ngo yo
yo kwiga ngo ugiye kwiga. Icya kabiri, niba kandi nanone utari wiyandikisha ukabona link yo kwiyandikisha, wibikora niba utarabonye ubutumwa bwa REB bubigusaba, kubera yuko buri mwarimu agira igihe cye, nawe uzagerwaho mu gihe cyawe uziyandikisha kandi uzakiga. ngira ngo wenda bashimiye ko mwabanye natwe mu gihe cyose tumaze turi kuganira. Niba wumva unyuzwe n'ibi biganiro, ushobora kutwandikira muri comment kugira ngo utugaragarize ko turi kumwe. Hanyuma njye twabanye nk'uko bisanzwe, nitwa Alphonse Ndagijimana, umukunzi wanyu, umunywanyi wanyu, kandi ubifuriza ibihe byiza byuzuyemo ibyiza byose mwifuza. Naho ubutaha.